Inkuru yo karwa danje arayi ndimo inzoka nyanzoka mani nuru ndimo gupisa ibibazo aretse ngo nicyo ubwo nicyo nicyo kikuzanye wirukanka gutyo inzoka siraki ukuntu mbonye uguruka nkagira ngo ni ntabwo itinya wowe ziko ushobora kuba utarubiza ariko aka kantu ukabike. Uyu ni wo munsi mu mateka y'isi yose, ni wo munsi wa mbere uhuriza hamwe abantu benshi ku isi yose. Ni ukuvuga ngo apana kwizihizwa n'abantu benshi, ibyo bintu bitandukanye. Ntabwo ari ukwizihizwa n'abantu benshi, ahubwo ni umunsi uhuriza hamwe abantu benshi ku isi. Ako kantu nikazagucike ahantu hose ebana, ntikazagutsindira. Nanjye nakamenye nakabonye mu kizami umwarimu watwigishaga niwe wakatubwiye, ariko urumva kansigayemo. So uyu munsi rero ni umunsi abayisilamu batangiye urugendo rutagatifu rwa hija. Uyu ni wo munsi uhuriza hamwe abantu benshi ku isi yose, kuko nta na rimwe uyu munsi wari waba witabirwe n'abantu bari munsi ya miliyoni. None abari gukoraho ubu ngubu bari gutandukana batanamaranye kabiri, nta n'imishinga minini bakigirana ngo tubone ya boostingishije umuhanzi. Ese byagenze gute? Habaye iki muyoboke ko twakwemeraga? Byaje kugenda gute? Mbere yuko tumuvaho, abantu nibatubwire muri comment, ese koko Zeotrap yarakwiye ibihano? Kuko ndi kubona niyo mpamvu nifuje ko wenda tubyibazaho. Zeotrap nabonye abantu benshi bari kumukomanyiriza bashaka ko afatirwa ibindi bihano birenze kuba indirimbo yarasibwe. None ese koko nibyo Zeotrap tumureke bamufatira ibihano? Bashobora nko kumujyana wenda mu bigo by'inzererezi cyangwa ibigo by'ingororamuco kugira ngo wenda simbiza, ariko ibyo ni ibintu nkurikije ko abantu bari kumusabira ibihano, batangiye kumusabira ibihano. Ibyo ni ibihano bimwe ntekereza ko ashobora guhabwa. Ese koko ahita ahanwa cyangwa yakoze n'ubundi uko hip hop ikora, uko hip hop ikorwa? Tutsi none ntago ari ibitutsi byibasira umuraperi mugenzi we gusa, ahubwo bikomoza no ku mubyeyi we. So ni indirimbo mu by'ukuri utacuranga ariko nta n'uburere kigira, uziko tukana umubyeyi shaka. Ariko se icyo nicyo kintu nshaka ko tuza kwibazaho. Bamwe ngo nta burere agira, abandi ngo ni hip hop. Hip hop ni kikorwa, hip hop sitarimo uburere n'umuco, iyo ni hip hop nyabaki. None muri comment mutubwire, niyo hip hop iriya cyangwa se koko uyu mutipe yararengereye? Nabonye hano batangiye kumusabira ibihano. Nabonye umunyamakuru mugenzi wacu Scovia, we rwose bana yavuze ati uyu nguyu rwose bamushakira ibihano ibimukwiriye. Nabonye n'abandi bantu bagiye batandukanye. Nabonye umuraperi Ken Keshoti wavuga ngo twari tumaze igihe turi kugerageza, u Rwanda narwo ruri muri deal yuko bazaruhereza rukakira umwe mu mikino ya Champions League, kuko iriya stade ifite ubushobozi bwose. Na VAR irimo ye baguhitishijemo ngo bazanemo umwe mu mikino ya Champions League hariya muri stade no kuzana Chris Brown, wahitamo iki? Inkuru yo karwa danje arayi inzoka nyanzoka mani nuru ndimo gupisa ibibazo. aretse ngo nicyo ubwo nicyo kikuzanye wirukanka gutyo inzoka siraki ukuntu mbonye uguruka nkagira ngo ni ntabwo itinya wowe. ziko mbonye uguruka ngira ngo ni ikintu cya danje. Umva mwana umva keretse kigufata nk'akago. Ntabwo ari uzi ko turi kuri kodinga. Aho nyumvira wa mujama ndetse nibe wabiri kodinga. Kare kabwo tujye kureba niriya nzoka tuyizanye turebe niba utari kare. Gusigura farumasi yanjye ntuyishyizemo. Farumasi ni iki? Baze kwegereza bareba bibona neza. Aya mandi byo ngibyo urabikuramo bana. Katwigendere twagiye, sibyo? Yes, turi ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki ya 13 ukwezi n'ukwa gatandatu
ni tariki ya 14 twagiye turi ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki ya 14 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka ni 2024 ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi reka nkubwire ikintu kidasanzwe utaruzi kandi ugomba kumenya nk'umuntu w'umusirimu, ubundi ugomba kubuza utuntu tuba tugezweho. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe by'umwihariko ku bantu b'abayisilamu. Umva nkubwire umunsi impamvu ari umunsi udasanzwe. Uyu munsi kuri uyu wa gatanu nibwo hatangiye icyitwa hija. Hija ni urugendo rutagatifu abayisilamu bakorera i Maka muri Arabia Saudite. Impamvu nkubwira urugendo rero ni iyi. Ushobora kuba utarubiza ariko aka kantu ukabike. Uyu ni wo munsi mu mateka y'isi yose, ni wo munsi wa mbere uhuriza hamwe abantu benshi ku isi yose. Ni ukuvuga ngo apana kwizihizwa n'abantu benshi, ibyo bintu bitandukanye. Ntabwo ari ukwizihizwa n'abantu benshi, ahubwo ni umunsi uhuriza hamwe abantu benshi ku isi. Ako kantu nikazagucike ahantu hose ebana, ntikazagutsindira. Nanjye nakamenye nakabonye mu kizami umwarimu watwigishaga niwe wakatubwiye, ariko urumva kansigayemo. So uyu munsi rero ni umunsi abayisilamu batangiye urugendo rutagatifu rwa hija. Uyu ni wo munsi uhuriza hamwe abantu benshi ku isi yose, kuko nta na rimwe uru munsi wari waba witabirwe n'abantu bari munsi ya miliyoni. Abantu bari munsi ya miliyoni ntabwo birabaho kuri urugendo rwitabirwa n'abantu bari munsi ya miliyoni. Ubu ngubu leta yahariya muri Arabia Saudite yari yatangaje ko uru rugendo ruri buze kwitabirwa n'abantu barenga miliyoni n'ibihumbi 400. Nibo biteganyijwe ko baza kwitabira uru rugendo. Ngaho ibaze nawe abantu miliyoni n'ibihumbi 400 bahuriye ahantu hamwe bari muri gahunda imwe. Umbwire nimba hari ikindi kintu uzi ku isi gihuriza hamwe abantu bangana gutyo icyarimwe. Ni ukuvuga ngo ni urugendo rukorwa iminsi 3. Ni uyu munsi ku wa gatanu, ejo ku wa gatandatu no ku cyumweru, hanyuma ku wa mbere bagakora ilayidi. Ubundi ingenzi ko yitwa layidi kubwa, umunsi wo gutanga igitambo. Ako karakanyuzemo karaka introduction kugira ngo twitangirire ikiganiro cy'uyu munsi channel. No, iyi izaba ku wa mbere niyo layidi kubwa. Ya yindi yabanje ubundi buri abari layidi ndogo. Inono haba amalayidi abiri gusa. Ni ukuvuga ngo iriya ya mbere yabaye ijyana n'igisibo. No, iyi ngiyi izaba ku wa mbere ikajyana n'uru rugendo rutagatifu bakorera i Maka, kubera ko uru rugendo rutagatifu ruri mu nkingi 5 zikomeye zigize idini ya Islam. Ngiye nkikwibariza nyine nese ayo marayidi yose twemerewe kuvumbamo umuceri. Byaterwa. Ariyo tuzi nyine twaraga tujya kuvumbamo. Byaterwa. Ipira ukwirayidi nyine handi byandi bita kwirayidi. Uzi biterwa n'abayisilamu muziranye ikiciro barimo, kubera ko iyi ngiyi ejo bundi ku wa mbere abantu munzi muzamamagare nimba bizaba byahiye. Ejo bundi ku wa mbere niyo gutanga ndababwiye ndabagusaba. Izaba ku wa mbere abari yo gutanga ibitambo. So rero hari ababa batabonye ubwo bushobozi bwo gutanga ibyo bitambo, ugasanga nyine yego nabo barabiserebra bakajya gusari n'iki, ariko iminsi mikuru ibitandukanye nuko biba bisanzwe ku ilayidi zisanzwe. Twagiye nitwa Iva Eritier, channel ni Today 250. Tuba twahuje imbaraga na Baby Times TV ubundi kugira ngo tubagezeho ibintu byiza bigiye bitandukanye. Ngira ngo urabona ko n'ahantu turi haratandukanye, harihariye. Muri comment umuntu uri bufore hano hantu hoya wiba kopeza bihorere, nabo ni bakuru baranagenderega hano nta kuntu baba batahazi. Ako nyine tugomba kugira ngo nabo twere kujya twiganiriza twenyine, ahubwo nabo bajye babigiramo uruhare. Twagiye uyu munsi ngufitiye inkuru nkeya ziba ziri gutrendinga. Urabizi ko ngiye mbanza hano nje kukubwira inkuru ziba ziri gutrendinga. Inkuru iri gutrendinga tugiye kugarukaho uyu munsi. Reka duhere ku uyu musore bamwita Zeotrap. CEO ngo Zeotrap ni Zeotrap. Uyu mutipe amaze iminsi yarabaye iserere mu mitwe y'abantu benshi mu bitangazamakuru, abaraperi bagiye batandukanye n'abandi bantu bose bakurikiranira hafi ibintu bya muzika.
nta kuntu mwaba mutazi uyu musore kuko mu minsi mike yamaze muri uyu muziki amaze kuba isereri mu mitwe y'abantu benshi. Nawe muhanzi wa mbere Rib yahamagaje kubera ibihangano. Uko abyivugira ngo abari kuharnya. Yaje kurya mu mujyi yaje kuvuga ngo yavugangaje kwituma mu murwa. None ari kugenda hituma. Ariko ibintu avuga nta bitandukanye no kuruka no kurya. Ibi rero ndirimbo basibye warayumvishije bro. Iteye ishozi. Trap rero impamvu kuyumva mama wakuri impande. Nagira wayumva uri kumwe n'umubyeyi bro. Nagira ndirimbo wayumva uri kumwe n'umubyeyi. Bisaba kugira ngo yumve uri muri ghetto uri ubumwe cyangwa se waba uri mu bantu benshi ukaba washyizemo ekuteri nibwo wabyumva. Iyi ndirimbo rero niyo yatumye Zeo Trap akomeza kugarukwaho cyane mu mitwe y'abantu benshi bagiye batandukanye, agirwa imitwe y'inkuru mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kubera iyi ndirimbo. Mu by'ukuri ni indirimbo ntago mbashishikarije ngo mujye kuyumva kuko ibintu birimo umwana uri munsi y'imyaka 18 we ntago byariza ababyeyi n'ababyeyi rwose. Nawe nimba urengeje na 18 ubyumva uri wenyine, ntubyumva uri kumwe n'undi muntu mukuru kuko rwose ntago arimo amagambo meza. Nyuma rero yuko uyu mutipe asohoye iyi ndirimbo murabizi byateje saga. Sinabyaye yahise Sinabyaye yego bimuviramo no guhamagarwa na Rib, ajya kuri Rib kujya kwisobanura bitewe n'amagambo akakaye y'ibitutsi. None ntago ari ibitutsi byibasira umuraperi mugenzi we gusa ahubwo bikomoza no ku mubyeyi we. So ni indirimbo mu by'ukuri utacuranga ariko nta n'uburere kigira. Uzi ko tukana umubyeyi shaka ariko se icyo nicyo kintu nshaka ko tuza kwibazaho. Bamwe ngo nta burere agira, abandi ngo ni hip hop ni kikorwa. Hip hop sitarimo uburere n'umuco, iyo ni hip hop nyabaki. None muri comment mutubwire niyo hip hop iriya cyangwa se koko uyu mutipe yararengereye. Nabonye hano batangiye kumusabira ibihano. Nabonye umunyamakuru mugenzi wacu Scovia we rwose bana yavuze ati uyu nguyu rwose bamushakira ibihano ibimukwiriye. Nabonye n'abandi bantu bagiye batandukanye. Nabonye umuraperi Ken Keshot wavuga ngo twari tumaze igihe turi kugerageza gusukura injyana, turi kugerageza kugarura ibintu ku murongo, isura hip hop yari ifite, tugerageza kuyigira nziza mu bantu no mu bantu bakuru ababyeyi n'iki, kuko ubundi hip hop mu busanzwe tuzika ari injyana nyine y'abantu badafite discipline. Reka mbivuge gutyo, ntabwo ari ngiye wabivuze, nanjye nakuze mbisanga gutyo. Hip hop ifatwa nk'injyana y'abantu bananiranye, badafite discipline, bintakoreka, bagize gute. Rero Zeo Trap we Ken Keshot plutôt we yavuze ati twari tumaze igihe turi gukliyaringa kugira ngo hip hop yongere igirirwe icyizere, yongere ijye ku murongo, abantu bakuru bongere nabo baye bafata umwanya wo kuba bayumva. None uyu mutipe araje byose ahise yongera abinyamu ngahita bikora nkuko mari zasari uruva kubera ukuntu nyine kubera ukuntu tuba twararezwe cyangwa twarakuze rimwe na rimwe hari amagambo nyine ujya kuvuga ukumva ko kavugitse ukuntu niyo mpamvu rimwe na rimwe ntago biba byoroshye. Umuntu akora nk'ikintu rero agakora nk'iyo ndirimbo ya Zeo Trap tukumva bana byacitse. Ndagira ngo mumbwire ese niko hip hop imera? Iyi niyo hip hop cyangwa yararengereye? Indirimbo yamaze gusibwa kuri YouTube, ariko nubwo yasibwe kuri YouTube ndabizi muyitunze mu matelefone yanyu kuko mwe mwamaze nubwo we yayisibye kuri account ye, ariko hari abandi bantu baba baramaze kuyifata ku buryo bo bashobora no kuyauploadinga bakagera gute. Niyo mpamvu ikigaragara no kugira ngo icike rwose mu by'ukuri ntago byoroshye. Iyo undi ndirimbo iyo yasohotse ikajya kuri YouTube kuvuga ngo urayihagarika ntago biba byoroshye, ntago biba bigishobotse. Ahubwo ibintu byose yavugaga ni Kevin yabibwiraga nubwo atavuga atamentioning izina rya Kevin, ariko abantu benshi bavuga ko ari Kevin kubera ko niwe bari bamaze iminsi bari muri duel. Kevin ariko muri ya ndirimbo niwe yabwiraga no bakavuga ati Kevin nawe bavuga ati Kevin nawe bakavuga ngo mu ndirimbo yari yakoze mbere yitwa ngo bwebwe
ngo yari ari kubwira Zeo Trap ari kumubwira ngo yamuburisha n'iwabo ntibamubone ngo bamuhambe, ngo imirapire nyine ngo ni bwebwebwe, ngo yamuburisha iwabo ntibanamuhambe, ibintu nk'ibyo ngibyo. So urumva yavugaga ko noneho atanamuburisha kuva na kera, yanajya n'iwabo menye, kuva na kera ibintu byo gushotorana cyangwa gushondana mu baraperi byahozeho, kuko twajyaga tubyumva yaba no kuri abo bo muri Amerika na hehe na hano iwacu mu Rwanda byagiye biba. Ba Riderman murabizi ko badisinze za Big Gun yabataye mu bishanga bareba bahita banava mu muziki. Pifla na Bulldog bagize beef nabikomeye. Ako Bulldog aherutse kuvuga yuko biriya byari ubwana, byari amaraso ya gisore, byari amaraso ya gisore. nyine ubu ngubu ubu wenda aricara ubu aricara wenda agasubiza amaso inyuma ibintu baririmbaga muri biriya bihe, akabona nyine ni amaraso ya gisore. Ariko mu by'ukuri muri biriya bihe ntabwo yashoboraga kuba yavuga ngo ni amaraso ya gisore. Muri biriya bihe yumvaga ari gukora hit, kandi kuko byarabakoreraga. So ahubwo ndagira ngo twumve, ese koko Zeo Trap yarakwiye ibihano cyangwa yakoze hip hop nk'uko ngo byahoze mu muco wa hip hop, none bikaba bigiye kumubyarira amazi nk'ibisusi? Ese ubundi ngereka mbanze nibaza akantu kamwe, kwiki tudafite, njya numva hari amahuriro y'abahanzi, njya numva hari sinzi abahanzi bavuga, minisiteri bashinzwe yaranaje n'ibindi n'andi mahuriro agiye atandukanye. Kuki aya mahuriro yo tutayabona mu bintu nk'ibi, ahubwo tukabona riba ari yibijemo? Ubundi ibi ntibyagakwiye kurangira muri ayo mahuriro y'abahanzi. Nk'urugero nko muri Tanzania bafite icyo bita Basata. Muri Tanzania bafite Basata, indirimbo itajyanye n'umuco, ya ndirimbo itajyanye n'indangagaciro, nibo bayibaninga, nibo bayivana mu nzira. None twebwe n'umuhanzi akaba yasaba imbabazi cyangwa akayisiba. None twebwe kubera iki riba ariyo ibizamo kandi byagakwiye gukorwa n'abahanzi? Ikigaragara ayo mashyirahamwe ntayahari, ariko nyamara arahari. Ntayahari kuko aramutse ahari ntabwo indirimbo yasohoka ngo imara umunsi umwe, imara iminsi ibiri, byibuze bataranakiriyaringa bavuge ko bitandukanyije n'uwo muntu. Uburibu rero bayongereye akazi, ni ukuvuga ngo ubwo ayo mashyirahamwe ntacyo amaze n'ubundi nibaringa, kubera ko hari iryo baherutse no gutora abayobozi bashyashya. Uyu mumeri ufite televiziyo hano mu mujyi bamwita Marie France, si uyoboye ihuriro ry'abahanzi ubu ngubu, si we wasimbuye Intore Tuyisenge. None se nibo bagakwiye kureactinga ku bintu nk'ibi ngibi? Ariko numva ibi ngibi ribu bagiye kuyongerera akazi. Ubwo nuvuga ngo bo aya mahuriro yabo tuyanyuzemo umurongo, kuko nta kintu bakora. Akora iki se? Wari wabona byibuze hari event boruganije bavuga ati event igomba guhuriza hamwe abahanzi, cyangwa se wenda nk'umuhanzi wagize ikibazo yarwaye cyangwa se yafatiye mu bintu nibo bagakwiye kuba bakora ibintu nka biriya, bakremiye cyangwa se bagira icyo babivugaho. Niba rero badashobora gukora ikintu nk'icyo, numva abo bantu tutababara. Ntago bahari kabisa. Ahubwo ukumva ngo ni abayobozi, akabona bakunda kuyobora. Ubuyobozi buraryoha. Abantu bakunda kuyobora. Nanjye reka abantu tubasibuke twigendera. Ahubwo Zeo Trap mbere yuko tumuvaho, abantu nibatubwire muri comment, ese koko Zeo Trap yarakwiye ibihano? Kuko ndi kubona, niyo mpamvu nifuje ko wenda tubyibazaho. Zeo Trap nabonye abantu benshi bari kumukomanyiriza bashaka ko afatirwa ibindi bihano birenze kuba indirimbo yarasibwe. None ese koko nibyo Zeo Trap tumureke bamufatira ibihano? Bashobora nko kumujyana wenda mu bigo by'inzererezi cyangwa ibigo by'ingororamuco kugira ngo wenda, simbizi, ariko ibyo ni ibintu nkurikije ko abantu bari kumusabira ibihano, batangiye kumusabira ibihano. Ibyo ni ibihano bimwe ntekereza ko ashobora guhabwa. Ese koko ahita ahanwa cyangwa yakoze n'ubundi uko hip hop ikorwa? Ahubwo se birasiga iyihe shusho cyangwa biratanga irihe somo ku bandi bahanzi ndetse n'abantu bafite ubuhanzi mu nshingano zabo?
twere kujya dufata ibintu ngo tubirebere ku mbuga nkoranyambaga gutyo gusa ngo tubyadimire gutyo bihite birangira, ahubwo twagakwiye kujya tunareba birasigira ihe somo, ni izihe ngamba zagakwiye gufatwa ku buryo n'ubutaha n'undi muntu ashobora kudatinyuka gukora ikintu nk'iki ngiki. Kuko mu by'ukuri buriya gutuka umuntu ukageza no ku mubyeyi, nubwo atigeze amentioninga izina ry'umuntu, ariko iyo utukanye ukazanamo n'ababyeyi, hari ukuntu mba numva ari ukurengeramo ukuntu. Ariko ku bakora hip hop simbizi nicyo kintu nifuza ko dusangiraho ijambo, ubwo muratubwira aho muri comment. Kevin yasohoye indi EP nayo tuzayigarukaho mu minsi iri imbere. Kumbe nimba hari aho yongeye kumusubizamo tuzayigarukaho. Ase biriya kaburamora ntago kabura, ntago kabura kabisa, nubwo noneho kuri ino nshuro yazimije. Buriya ntago kabura moto, ariko ntacyo, ubwo tuzabimenya. Mutubwire abantu mukunda hip hop cyangwa abantu mukora hip hop, abantu mufite ubumenyi bwinshi kuri hip hop, abantu mufite amateka menshi arambuye kuri hip hop, mugiyeho mudusangize ibitekerezo byanyu. Mutubwire, ese koko Zeo Trap yarakwiye guhita asabirwa ibihano birenze kuba indirimbo yarasibwe, cyangwa yakoze uko umuco wa hip hop ugenda? Reka twivire kuri Zeo Trap twigendere. Imana ishimwe, umukobwa wacu Marina Deborah yagarutse, umwe mu bahanzikazi dufite rwose b'abahanga, bafite ijwi ryiza, bafite na appearance yacuruza, bazi no gutegura stage, bagerageza ukabona ko nyine ukabona ko hari utuntu yihariyeho tu. Hari hashize igihe kinini uyu mukobwa tutamubona nk'uko byagakwiye, nubwo ubu ngubu bivuga. Buriya rero ikintu kijya kinsetsa, abahanzi bacu baratubwira ngo nagarutse, ngo ubu nagarutse, agarukanye indirimbo imwe, ntago ari Marina ariko ndi kuvuga n'urugero. Ukabona umuhanzi yaramaze nk'umwaka nta ndirimbo asohora, none nyuma y'uwo mwaka agarukanye indirimbo imwe, ariko agahita atubwira ati nagarutse, noneho tumugiye kumbona, bikazarangira kuri iyo ndirimbo imwe. Reka ntangure urugero rutoya, ariko umusaza ndakwemera kandi respect, ariko waradutengushye. I'm back muribuka ukuntu yatwitse? I'm back ya Jayce yaradukomye, turavuga ati noneho umusaza aragarutse, none uburyo yaranagarutse twari tuzi ikibuga aragikabye, nta nundi uzongera kuvuga I'm back. Yaradita gicuranga hip hop, niyo hip hop numvise bacuranze mpaka ikabisereri mu mitwe y'abantu, ariko byarangiriye kuri iyo ndirimbo. Rero uyu mukobwa rero Marina nawe yagiye atubwira kenshi ngo yagarutse, ariko bikongera bikanga. Ubuheruka hari mu mpera z'umwaka ushize turi gutangira uyu nguyu turimo, yatubwiye ko yagarutse nanone, ndetse bivugwa ko agarukanye na Muyoboke, yagarutse aje gukorana na manager Muyoboke Alex ari we umugaruye. Abo manager birirwa bamuzenguruka, ejo kwa Muyoboke, ejo kwa Badra. Oya Badra ariko we bari bararangizanyije, bari baratandukanye. Ubungubu yagarutse urumva nyuma yuko atandukanye na Badrama haciyemo gap y'igihe kinini. Iyo gap irangiye bahita bavuga bati aragarutse, agarukanye EP. Icyo gihe yakoze EP yari indirimbo n'imbarenye, akoramo video imwe ashyira kuri YouTube, ni nabwo yatangiye YouTube nshyashya. Icyo gihe ntago nibuka umuntu barimo barakorana. Nyuma yaho bita bitangazwa ko agarukanye agiye gukorana na Muyoboke, manager Muyoboke ari we umugaruye. Nabwo hari igikorwa bigeze bakorana se buriya harira numva hari indirimbo bakoranye, ko namubonye bakora ama media tour bayamamaza, bavuga ko batangiye gukorana, nyine agiye kumumanaginga. Ariko ibyo ntibyamaze kabiri, kuko Marina nabwo twese twongera turamubura. None uyu munsi tuvugana, nyaboneka nyarukira kuri YouTube ugende urebe indirimbo nshyashya ya Marina yitwa Avec Toi. Uraza kumbwira amufashe views ziyongeye. Byibuze man, reka tujye tuvugisha ukuri, sibyo? Kandi tujye tuvugisha ukuri, kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano. Marina ari mu bahanzi kazi dufite hano mu Rwanda muri uyu muzika wacu. Iyaza kuba yarabonye support yari ikwiye, ubu ngubu ndakubwiza ukuri, yari kuba ari kugigirana bazucu, bari kuba bari kugigira, ariko kubera ibibazo nyine
muzika yacu yigirira n'abamaneja bacu baba baza ari uguferana cyangwa bafite deal bagushakaho inyungu nabo byagiye byanga. Niyo mpamvu uyu munsi Marina n'umwana w'ejo bundi hano nawe yaraje amukubita inshuro tuba turamubuze, ariko Imana ishimwe twizere ko agarutse ubu none ari kwikorana, nta manager bagarukanye ubu ari kwikorana. Reka tugiye kureba none imbaraga za Marina we yikoranye ku giti cye, nta manager arimo. Hanyuma ubwo turategereza turebe ese management za Muyoboke we byagenze gute. Ubundi harya company ye yitwaga Decent Entertainment. Ndatekereza ko nawe tuzamugarukaho ubutaha turebe, kuko uburyo atandukanye na Marina nta n'umwaka bamaranye, n'uburyo batandukanye ndakubwiza ukuri ko izi saha bombi nta n'umwe wakubwira ngo twatandukanye kubera iki n'iki. Nicyo kibazo rero nanone kijya kiba mu bahanzi bacu, baba bastari bacu, araza akatulonshingira umumanager akatubwira ngo uyu niwe turi gukorana, niwe tugiye gukomezanya urugendo, ejo bundi bashwanira inyuma y'amarido bakaza bakagaruka tubwira ati nyine nago nta nubwo berura ngo bavuge ngo byagenze gutya na gutya, kandi nyamara abafana bawe baba bakeneye kumenya ibyo bintu kugira ngo nyine bamenye what's going on, habaye iki ko mwakoranye mugakorana indirimbo imwe mugahita mutandukana, why? Baba bakeneye nabyo kubimenya. Ubwo tuzanarebera hamwe ubutaha, nicyo nagiye kubwira management ya Muyoboke ukuntu atandukanye na Marina bitamaze kabiri, ni the same n'ukuntu yatandukanye na Alioni nawe, the same nuko yatandukanye na Chris Hart mbere, ubwo ni wa mbere Alioni. Kandi twari tuzi ko abenshi bamwita manager w'ibihe byose, twari tuzi ko umuhanzi wese akozeho riraka, impano yose akozeho irashining. None abari gukoraho ubu ngubu bari gutandukana batanamaranye kabiri, nta n'imishinga minini bakigirana ngo tubone ya boostingishije umuhanzi. Ese byagenze gute? Habaye iki Muyoboke ko twakwemeraga? Byaje kugenda gute? Ariko nanone ku rundi ruhande akandi kantu nta kwirengagiza nuko mu bintu ukwiye gukosora manager gukora wenyine ntago bigikora. Ntabwo Decent Entertainment yagirwa nawe wenyine ngo managing. Ibintu byarahindutse. Uko wa managingaga ba Tom Close icyo gihe abantu bari bataramenya imbuga nkoranyambaga, abantu imiziki bakiyumvira kuri radio gusa, bitandukanye nuko uyu munsi wafata umuhanzi ukamumanaginga, hari umwana ubyuka agashyira indirimbo kuri YouTube igahita igera ku isi yose akaba umustar. So urumva ni ibintu biba bikenewe kugira ngo uhindura imikorere. Ibyo nabyo tuzabigaruka turi kuvuga kuri Muyoboke, ahubwo reka twisoreze kuri aka kantu. Ngira ngo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu, kuri uyu wa gatandatu nibwo muri Kigali hagiye kuba umuhuro. Ndatekereza ko uyu ari wo muhuro wa mbere ugiye kuba munini kuva namenya ubwenge rwose muri uyu mujyi wa Kigali. Ndatekereza uyu ari umuhuro ubundi twari tuzi ko umuhuro bya bindi nyine byo mu bukwe n'iki. Ubu ngubu rero hagiye kuba umuhuro udasanzwe. Ahubwo ndi kwibaza abareyo mumeze mute wagwana? Ejo muzakina cyangwa ko munabonye abakinnyi bose bari kubapapura ariko abatipe baba bateguye ejo baraduhindishije baratubeshya ngo basinyishije Muhajiri, basinyishije sinzura mutipe wundi wo muri APR wakinaga muri APR ari kapiteni wa APR, ngo basinyishije batubwiye abakinnyi batatu. Abafana nabo baramanuka bagura amatike, suko yagura ahita ba sold out. None twaje kumenya ko babakinnyi bose bavugaga nta numwe ntabwo barabona amafaranga yo guhemba, nta numwe wasinye, ngo bakoze ibiganiro gusa ariko ntabwo babahaye amafaranga. Urumva niyo mpamvu rero ngo bari kuza bafite ibiceri bari guhita babapapura bakabatwara. Ngayo nguko ubwo gahunda nyine no mu muhuro muri stade Amahoro turi kureba. Nabonye FIFA yavuze ngo iriya stade ishobora iri kuri standard yo kwakira n'umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ntabwo ariko bavuze ko kizahabera. Nabonye abantu bari batari kumva neza. Mutagira ngo nuko kizahabera. Bavuze ko urwego iriho igikombe cy'isi abagitegura
baramutse bavuze ati reka kibere mu Rwanda mu mahoro iriya stade ifite ubushobozi bwo kucyakira. Gusa ntago ari byo nyine, ntago ari byo hari abantu batagiye kuvuga ngo igikombe cy'isi mu Rwanda oya, bavuze ko iri kuri standard yujuje ibisabwa byose. Ariko cyo koza akantu kamwe nabibiraho akabanga nuko mu mikino ya Champions League iyo deal irimo irakorwa, hari umukino ushobora kuza ntibizagutungure, ntabwo nzi uwo ari wo, ariko Visit Rwanda birimo mu makuru ahari, nuko Visit Rwanda birimo mu mikino ya Champions League, muri ya mikino bagenda boherereza mu bihugu bigiye bitandukanye. U Rwanda narwo ruri muri deal yuko bazaruhereza rukakira umwe mu mikino ya Champions League, kuko iriya stade ifite ubushobozi bwose na VAR irimo baguhitishijemo ngo bazanemo umwe mu mikino ya Champions League hariya muri stade no kuzana Chris Brown, wahitamo iki? Umusa nahitamo Champions League. Wahitamo Champions League hagashya nahitamo League, kuko League isi yose ubwo yabiri i Kigali byonyine. Reba gufata abakinnyi b'amakipe abiri ukabamanura, noneho bari abatipe b'i Burayi bro. Okay, n'abakunzi rero b'umupira n'abakunzi b'umuziki, abakunzi muraza kutubwira oye tubwire icyo wahitamo, ari ukuguhitishamo kukuzanira Chris Brown mu mahoro ukamubona, no kuhazanira Champions League match wenda nk'itufate nk'urugero nk'izihe nk'aya makipe abiri n'urucabana aya ariyo yose, kuko finale ya Champions League ibirenze buri kipe yose yageze kuri finale. Mutubwire niba mwahitamo Champions League cyangwa CB. Bro baratubwira abantu buri wese afite uko abyumva, arumva nuko nzi ko hari abantu bambwiye ati njyewe nahitamo Chris Brown kuko hari n'abantu bahapfira kubera urukundo na emotion. Ntago byaruta Champions League bro. Uzibazanye finale ya Champions League, icyo nzi cy'abanyarwanda bakwinjira muri stade baba ari mbarwa, kubera ko abanyamahanga byonyine muri ibi bihugu duturanye batumaraho amatike. Haba hahiye byata. Dushimira abantu dusoza. Mwakoze cyane, nimwibagirwe gukora subscribe. Ni Today 250 hamwe na Baby TV cyangwa se Baby Times TV. Tuba twahuje imbaraga nyine kugira ngo ibintu bibagereho bimeze neza bisobanutse. Ngira ngo na location twebwe ntabwo duhora ahantu hamwe, ntabwo tujye tubereka, ntibizanagutungura umbonye ndi mu kiganiro mu isoko cyangwa ukambona nagiye muri hoteli. Gusa icyo tuvuga amakuru turayaba. Mwebwe mujye muba hafi, ubundi tubabwira amakuru, turabakunda cyane rwose mubyumve kandi tubivanye ku mutima. Ikindi aho ngwino ngiye kukwereka ya nzoka wapingaga rero zijye guhanga, nzane na kamera se cyangwa fashe urubuye uretse tureke gwira tugende wereke wowe uri kwivugishwa ngo none reka kugira ngo ngere nashiduka kindiye nkumirwa, reka tubanze tuzimye kamera tujye kuyireba dutuje, si byo se butambika nze gusaga imbere gake. Ubu none twajya guhangana n'inzoka, dore ikiganiro cyarangiye. Ngwino urebe, ngwino tujye kwica inzoka. Abanyamakuru biciye inzoka mu Kigali.